gusura umuntu uri ghetto ni cyo kintu wabonye ukavuga ati minabona imiswa muri ghetto naga speaker gadi icuranga wageze cyangwa n'umuntu usanga icuranga usanga icuranga ryaka cyarijimije ryaka mani kubera iki ryaka abantu guhabona ku bantu guhabona kandi kiri isugi ese kubandwa urabizi ngiye kubandwa nzi ko ari kwa kundi yenda nzi igihe cyo wasanga ibyo usobanuro bwacyo nzi nzi kwa kubandwa ni kwa kundi uvaye mu kubamba umuntu cyangwa se kubamba ikintu cyangwa se hari ikintu cyo kubandwa byabiri byose by'umuco nyarwanda byo kubandwa ikintu kugeza ry'umuntu itike se wapi nagura ry'umuntu itike genda n'amaguru amafaranga menshi cyane ari umungu nangaye ni kibiri ayo riko bese umusaza cyangwa umusore umujene kubera iki umujene ndiko akundi kwishura kujyana muri Kenya oyandi kuvuga ubu ngubu oyandi kuvuga hagati y'umusaza cyangwa umujene umvaje muri relationship nziza yabari umusaza gute umusaza saza nta mibare myinshi abafite ariko umusore afite problème akanya wumva wifuza kuba wagira urugo cyangwa subscribe kuri Kamba wanyu cyo mbasaba no gukora share comment umunsi ndi kumwe n'umukobwa mwiza ufite nyashi za taruteye neza useka neza mbeze bitumeze tube mbeze neza nare fresh tukuvugana nande kuvugana na Joe Joe bwo bwiza bukwe kwabyeyi useka neza nisanze mu rugo nangaza wapi uvuga neza byatari fasha fasha ongera usome muri komije jambo urakaze cyane urakaze cyane ndikira turebe nimba nacyo gutwaye nacyo bigutwaye man nacyo birwaye man ngore muri kamera turebe urabizi kuri mwiza se kubera ko bimbwiye ndabimwe kubera ko bimbwiye ninjye muntu wa mbere kubwiza muri jana ni cyo kintu cyawe ukunda ku mubiri wawe njye ndikunda wese ndikunda wese ni cyo gice ukunda nyine ku mubiri wawe ukavuga ati iki ngiki cyo ngezeho mba nyifite crush nkunda umutwe wanjye man nkunda umutwe wanjye imbere cyangwa inyuma hose no mu bwonko no mu bwonko niwe musore ubona ni cyo kintu ugirira ku musore crush ku musore ukavuga ati iki ngiki cyo nyibonye itangira crush hard working umusore nyine uri hard working umugufi cyangwa muremure agomba kuba nsumba cyane akanya ubyutse mu gitondo umuntu akakugira meya ni cyo kintu wahita uhindura ndageze uri muri kamera byutse ngasanga ndi meya position yakomeye man position nyine ni cyo kintu wahita ukora nahita njya gutura hafi ya banki none aka kanya yenda nko mu Rwanda hari ibyaha bimwe na bimwe tutemerewe ubu aka kanya tubyutse tugasanga amategeko y'u Rwanda hari ibyaha wavuze ati uyu munsi ibyaha byose murabyemerewe ni cyo cyawe wahita ukora cyane nahita nkora nahita njya kwiba muri banki ese ibintu byose uko bihura n'amafaranga rega ni ubuzima amafaranga ni ubuzima amafaranga urukundo amafaranga nese ari amafaranga n'urukundo ikiba kiri wowe kurikiza n'iki ashabanza mura urukundo ruza nyuma ari uko ufite icyo umusore ukenye n'umusore ukize batandukanira he so umusore ukize n'umusore ukennye bose baba bafite ibibazo gute ku ruhande rw'umukene n'uruhande rw'umukene ari umusore ukennye afite ibibazo by'uko akennye ari n'umusore ukize nawe afite pressure yo kuvuga ngo amafaranga yanjye ndayarya gute ndayarira n'abana n'icyo byose wemera ko umusore ukize se yabahura n'abantu benshi cyane cyangwa bafite abana benshi cyane cyangwa umusore ukennye ni wowe yenda bavuga ati aba ari romantique cyane cyangwa umusore ukennye umusore ukize ntabwo ajya aba romantique so umusore ukennye aba ari romantique ariko umusore ukennye ari romantique cyane afite amagambo menshi cyane iyo udafite amafaranga ukoresha amagambo iyo ufite mura ntabwo uvuga menshi none wemera ko mu rukundo nk'ikihe kigero nyine nk'ikihe gihe kigera ukumva ko umusore mwakaba mwaryamana ni ikihe kintu nyine ni nk'ukwezi cyangwa umwaka cyangwa amezi biterwa bimeze bite kuri wowe ntabwo ibyo ngibyo ntabwo bigenwa n'igihe mushaka kuba n'uyu munsi ntabwo ushaka kugenwa n'igihe mumaranye ahubwo ushaka kugenwa n'uko mwiyumvamo ku buryo n'umunsi washira mugahita ako kanya ahubwo ako kanya watakaje ubusugi bya nimba nare neza private barengereye urabona ndacyabufite umuntu wese atarahura uwo muntu uramwibuka se cyangwa waramwibagiye
kandi nawe mani ni icyo kintu wibuka kumva wakora uyu munsi ariko kubera wakuze ukumva wagikora mu bwana bwawe? mba numva ikintu ntakoze numva nakora ubu ngubu wakoraga mu bwana. mba numva naterewe ku karere. warari hateye ukiri umwana? wapi wapi? imyenda miremire imyenda migufi? nkunda se uya kuri wowe nyine ni miremire mani, ni miremire kandi uba wambaye miremire. iyi niyo miremire yanjye. ni irihe joro wigeze utaha ukavuga ati natashye nakabije? saa mbiri. saa mbiri niyo saa ya nyuma mu rugo? ni izihe nshuro yenda waba warasuye umusore kenshi cyane? ni bwa mbere ukigera muri geto nicyo kintu wabonye utaruzi? ntabwo ndaba muri geto. oya ukijya gusura umuntu muri geto ni ikihe kintu wabonye ukavuga ati nabona iminsi kuba muri geto? ni agasipika. radi icuranga wageze cyangwa n'umuntu usanga icuranga? usanga icuranga. ryaka se cyari ijimije? ryaka mani. kubera iki ryaka? kubandwa habona kandi ukiri isugi? ese kubandwa urabizi se? ngiye kubandwa nzi ko ari kwa kundi yenda nzi igihe cyo wasanga ibyo ubusobanuro bwacyo nzi kwa kubandwa ni kwa kundi uva kubamba umuntu cyangwa se kubamba ikintu cyangwa se hari ikintu cyo kubandwa byabiri byose by'umuco nyarwanda byo kubandwa ikintu kugeza ry'umuntu itike se? wapi wapi? nagura ry'umuntu itike genda n'amaguru. amafaranga menshi cyane ari umungu nangahe? ni 2. ayo uri kubeshya. umusaza cyangwa umusore? umujene. kubera iki umujene? ndi kwa kundi kwishura kujyana muri Kenya. oya ndi kuvuga ubu ngubu, oya ndi kuvuga hagati y'umusaza cyangwa umujene umva wajya muri relationship zihe? relationship nziza yaba ari umusaza. gute umusaza? umusaza nta mibare myinshi aba afite. ariko umusore afite porojegiti. akanya wumva wifuza kuba wagira urugo cyangwa nawe uracyari muri za position zo kuvuga ati reka mbe ndetse? aracyari bigi. wavuga iki ku mama ubyara umwana akavuga ati ntabwo yamwasa kugira ngo amabere atatu? nta rukundo rw'ababyeyi aba afite. nta rukundo rw'ababyeyi nyine rwo gukunda umwana we. wibona wabyaye wose? urabiteganya nka ryari cyangwa 5 years? uzaba waracecuru? oya nzaba nyiri kweza ahubwo nzaba meze neza. nzaba meze neza. aka kanya iyo ugenda mu nzira cyangwa se uri kubona abantu, iyo umuntu avuze umuntu wumva iki? iyo avuze umuntu ukavuga ati umuntu igisobanuro cy'umuntu ni kimwishemo. ni kimwishemo. ugeze mukirwa n'inshuti yawe cyangwa? cyane. iyo umukobwa cyangwa umuhungu? ngira inshuti z'abahungu nawe ngira inshuti z'abakobwa. kuri best wemera ko wagira best cyangwa wagira best friend? nagira best friend. ariko akenshi na kenshi bavuga ko ibiruta kenshi na kenshi boyfriend. sometimes umusore usenga cyangwa umusore udasenga? umusore usenga mani. umubiri wawe wumva washyiraho tatu? oya ntabwo nzikunda. kubera iki? ntabwo nzikunda nyine tubisanzwe. bibaye ngombwa ko ukundana n'umuntu ufite tatu? ubwo waba wamukunze already. ari ufite tatu no gutobora iherena watora iki? no gutobora izuru? washyiraho tatu. washyiraho tatu. kubera iki? tatu ushaka kuyambariraho. oya igaragara yenda igaragara cyane. igaragara cyane. uyu muntu ubundi iyo wamaze kumukunda biba byarangiye. ubu biba byarangiye n'ibyo byose waba bimukundanye byarangiye. ni ikihe kintu wakoze iwanyu bakaba batakizi ariko wowe ukizi ko giteye ubwoba? ikintu nakoze mu rugo batazi. ibintu byinshi ababyeyi none ntabwo baba babizi. ibintu byinshi ababyeyi ntabwo baba babizi. ugeze ukora ikintu ukumva ko atari wowe nawe ugikoze ukumva kiragutunguye se? ugeze ukundana n'abahungu batatu bose aperi? 5 ukababonera time neza kandi ntihagire umuntu n'umwe ubigira ikibazo? ku murongo bro. ku murongo ariko ibyo bigeraho bigashira. inyama cyangwa ibitoki? inyama. inyama. inzoga cyangwa fanta? agafanta. mu cyaro cyangwa i Kigali? wafite imari urajyana abantu mu ntara. umuziki cyangwa filime? umuziki imbere cyane. umuziki ni gutya. niwe muhanzi ukunda ukavuga ati nguyu wewe iyo mubonye nanjye mba numva nkunda ndi umuntu. aka kanya umubonye akanya n'ibintu wahita umubwira? ni byinshi cyane se wabirangiza. ni byinshi cyane. aka kanya ugiye mu ijoro tugasanga bimwe twemererwaga ko ku isi ari ibyaha, tugasanga ibyo byaha mu ijoro byemewe, icyo cyawe wahita ukora? cyane nahita nkora. nahita inzoga
neza ku isi kandi n'ubundi ubyemerewe ibintu utemerewe mu isi hano ku isi hari mbese ibyaha wabwirwa tuzi n'iki kuba kandi tutemerewe utabyemerewe hano ku ariko isi kunywa inzoga ni icyaha oya subizi se none se suzi ko na Yesu yavuze ngo nimba imirimo yawe ishimwe n'Uwiteka ufata vino yawe biki n'ibyo oya nyine imirimo yawe ntabwo ari ibyo ngibyo waba washatse kuvuga none aka kanya ugize amahirwe yo guhura n'Imana ni ibihe bintu bitanu wayikwisaba ibintu bitanu nayisaba ko nyine abantu tuba ko tugomba kugendera kuri biriya icya mbere wayisaba ubwenge nk'uko Salomo yabuyisabye si byo ubundi iyo ufite ubwenge ibintu byose wabimenya nkacenga bigakunda icya kabiri icya gatatu wayisaba famiye nziza gukura ahantu habi nyine ukajya ku bantu heza mura n'iki byose ikabikaraga uduceri ariko igiceri muri abantu bose ni igiceri uretse kwigira umwana urabizi wakuze rya ni ikihe gihe wageze nyine ukumva ko amafaranga agize agaciro hari igihe abantu baba barimo ugasanga wenda ntabwo bazi ko amafaranga agize agaciro ni ryari wagize ukumva ufite agaciro ukavuga ati noneho amafaranga nibwo mbonye afite agaciro soje superieri segonderi nibwo uvuga ati igiceri noneho nibwo mbonye igiceri rwose ushaka wavuga ati niyo nshuti yanjye magara ku buryo wakora ikintu gikomeye cyane kugira ngo ubone amafaranga cyane cyane ubwo wakwica waroga se oya waryamana n'umuntu kubera amafaranga oya wayateretse yara nka 1M ukavuga ati mutumi nite wenda byaterwa n'imishinga afite ko se nka 1M se yakumarira iki ijoro unese warya kangahe usigiye mariyoti kurara byonyine amafaranga oya nese amafaranga biterwa n'ahantu ugiye kujya iminsi 3 yaba yashe waba wayamaze ubwo umusore yenda kugira ngo usohokane ibisabwa iki kugira ngo ajye kuri level ati ngiyewe nshaka guhita ngusohokana direct nuko yaba afite ubushobozi bwo kwishyura bili ibyo ari bukonsoma wenda wumva kuri wowe wamukasoma nkangahe avuga ati yenda n'uri gukubona avuga ati umunsi nibigera akavuga ati nshaka gusohokana bizamiko nk'uko ubwo nawe byaterwa nuko afite muraso umukunda hari igihe abakennye nyine ukamujyana ugeze ukundana n'umusore ukennye se wabonye bimeze bite bari ibisazi nabi ugirira mu rukundo se ugirira mu rukundo ndira basa kandi ko kurira ntabwo ugirira mu rukundo ntabwo njye ndira amasaha menshi wavugiye kuri phone n'isangahe wagize amasaha angahe ni isaha imwe n'utuntu tuduceye wigeze utwara umusore kandi uwo mukobwa mwari inshuti yawe ukavuga ati ngere kamujyane sheri w'inshuti yanjye y'umukobwa we ntabwo waramugutwara se oya ntabwo byari byaba ntabwo biraba iyo ujya muri night club se oya nta munsi n'umwe urajyayo ntabwo ndajya club wapi na rimwe oya nta munsi n'umwe waba utarajyayo fosha ntabwo nari najya ujya gusenga cyane ujya wibona uri muri korali se njyewe Pasiterine niyo usengera banari sengera n'amacaruguru hariya ejo uzajya gusenga se cyane cyane nzajya ariko urabona ko yenda ibintu byinshi cyane muri iyi si noneho byarahindutse n'abantu benshi cyane barahindutse iyo umuntu ubonye aguhindutse cyangwa se ubifata nk'ibintu bisanzwe cyangwa uravuga ati n'ubundi rero narayibyiteze so impinduka nyine nagiye zitabaho nk'uko nyine buri munsi umuntu aba agomba guhora yiga ibintu bishyashya abantu bashyashya ubuzima bushyashya so umuntu yaguhindutse rero ni ibisanzwe ugeze ugera igihe ku buryo wumva utasohoka mu rugo kubera bitewe n'abapipo ukuntu bari kukubona cyangwa bari kugufata ukumva ntiwasohoka mu nzu oya njye ntabwo ninya abantu nkora ibintu nyine numva byanjye nshaka ariko hari igihe uba ugenda uri muri situwasiyo abantu bakavuga ati bwebwe cyangwa se nk'uko akunda abadada hari igihe biba ngombwa ko umubebi kaminga akavuga ati njye ntabwo nshaka gusohoka bitewe n'abapipo ibiki n'ibiki bwebwe bimeze bite njye ntabwo izo bworo ziramba kubera iki kubera ko ibyo ngibyo nyine biba ku bantu bakunda kubaho birefera ku bantu ureba ngo barambona gute ese iyo ukora ibintu byawe rero biba ari ibyawe bibe bibi byawe uri proud yabyo ubuzima buri mu fone n'ubuzima butari mu fone butandukanye utaragira fone ubuzima butari mu fone ni ibisazi utunga fone bwa mbere utariho na data ahubwo ureba ibintu bikubaho utunga fone bwa mbere uyitunga bwa mbere wowe wavuze ati njye naguze fone ni iki kintu cyagutangaje iryo joro cyanangaje nyine ni uko ushobora gufata amasaha menshi uri kuri fone kandi nta n'ikintu uri gukuraho ugeze urara amajoro uri kuri fibisi cyane wayo umaze nk'amajoro angahe yenda ugateretana n'umuntu mugakundana muganira mushwana mutarabona ahubwo se wasinzira wafatishije imirongo
ntabwo wasinzira. uravuga iki ko abantu benshi cyane muri iyi minsi bari kuvuga ko abantu bajya guhostinga bibarabura mbese bite wowe bifata gute umuntu hosting ntabwo kuba ari umuhosi ntabwo ari indaya gute kuko nyine hari nabyo ni impano nayo ni impano uwo muntu aba afite impano bro gute nyine yisobanura gute nyine ntabwo umuntu wese yabona imbaraga zo guhagarara imbere ya audience sibyo kuri stage y'abantu utuma imbaga y'abantu bagana kuri abaneze wana hosting njyewe nabikora ukajya hariya ukikaraga ugakora ibiki n'ibiki nta kintu umuntu aba yifite mu mutima wiwe ntabwo ari ibintu ushakira mbese umusinzi wese niko yajya imbere ya audience akaririmba umusinzi se akenshi na kenshi hari n'ikintu bari gutekereza umusinzi buriya hari ibindi bintu biba byamaze kujya mu mutwe kuki nyine uwo muhosi abona imbaraga zo kugenda akatuma abantu bose baje abantu bishima niyo nayo ni imana imyambarire yabo akenshi na kenshi ariko ukuntu abantu baba babona imyambarire ntabwo wajya guhostinga wambaye iki biba ngombwa ko ujya guhostinga bitewe n'imyenda uri kwambara bimeze bite ko akenshi na kenshi muri famiye babafata gute nk'ibitekerejeho ukuntu muri famiye yabo babafata ni nako nyine n'abantu bo hanze usanga benshi twarabifashe nyine ko nyine ubwo nk'uko utavuga ngo urajya mu rusengero ngo wambaye ngo ikabutura ngo ingofero warebesheje inyuma sibyo ni no kuba ugomba kumenya buri hantu n'igihe cyayo n'imyambarire yawe nyine ukamenya ibyo bakunze ariko akenshi na kenshi nyine muri sosiyete kuri abenshi n'iyo umubyeyi avuze ati umukobwa wa hostinga hari igihe baba batabizi bamwereka ya mafoto akavuga ati ni ndaye niyo mpamvu rero ugomba akazi wagakora wagakora wowe uri kuvuga ku giti cyawe nagakora nawe utajya munsi ugakora ni nkangahe byaterwa nanjye n'imbaraga mba nakoresheje kuko narabikora ntabwo nzi amafaranga ashobora kuba bishyura ariko wabizi niriya myenda ukayambara cyane abantu bakakubona none se kuyambara ko hari abayambara nta na business barimo batari bunahembe hari ababyambara batari bunahembe none se nawe ushatse kuvuga ko hari abantu bajya bavuga ati kwambara imyenda y'imbere ubu ngubu akava mu rugo akajya sita akagaruka nawe urabyemerera ko ibyo bintu nabyo biri ngombwa ko umukobwa w'umunyarwanda cyangwa iki wemere kuva mu rugo yambaye akavuga ati imyenda y'imbere wapi terwa n'icyo umuntu akunda terwa n'icyo umuntu akunda ugeze uva mu rugo yambaye utayambaye neza ko ugeze ukabwira abandi bantu kandi ubizi neza ko aramutse abikunda nk'uko nanjye icyo nkunze ngikora uko nanjye ikintu neza kuvuga ko ibyo ukunze ariko abantu batabifata kimwe wakwemera ukagikora nk'ikintu ujya gukora iwanyu kuvuga ati ibintu ntabwo tubishaka ibintu n'ibiki aho wowe ubwawe ukaba ubikunda wakwemera ibyo bintu ukabikora njyewe ikintu nkunze ndagikora ikintu nkunda ndagikora nubwo bavuga ati kirazana ibintu bibi cyangwa se kigende gute byanze bikunze avuga ati ibintu ndabikora ibyo bintu ntabwo byabaho bibaho nese wowe reka tuvuge sibyo uvuze ngo ushaka kwambara ikintu wowe wagiye ku isoko urakireba uragishima urakigura uko cyambara byakunaniye uracyambaye yenda mu rugo ati mbabarira rwose ibi bintu wapi kandi ntabwo dushaka ko wongera no kubyambarira ngaha byagenda bite kuvuga ababyeyi mera akavuga ati wapi ngiye ibintu ntabwo bishaka oya mera bivuze byo nabireka nese ibintu byose mera yakubije warabikoze cyane ibintu mera adakunda byo ntabwo nabikora ariko hari ibyo ukora yenda batabibona byose ibi neza bitemewe nzi ko adakunda ariko kwa kuzi ko atakubona ukabireka wakunda n'umusore umwitaho oya mukundana yenda ukabimenya nyuma kandi urukundo rwarageze kurabikora iki ubwo nawe bafite amahitamo yo kubireka cyangwa wahita umubwira ati ubwo aka kanya wapi yarireka cyangwa se akandeka nakomeza none aka kanya bavuze ngo wakundana n'umusore cyangwa mwabana n'umusore mujye gusezerana akavuga ati ntabwo dushaka ko tuvanga ivangamutungo turasezerana ko ngiye igiceri cyanjye ku ruhande uze dukorere icyacu gutyo mwabana uzi ko afite igiceri ufite rwose ko igiceri cyuzuye ariko akavuga ati wapi tujya gutangira na risaze yenda icyo afite ni inzu gusa avuga ati ibindi wapi uze dutangire tugitane cyane mwana abana kubera icyo abakobwa iyo umuhungu agushatse akazana nyina mu rugo kuko kenshi na kenshi mutakunda kumvikana biterwa na mama wowe hari igihe baba batumvikana kubera ko njyewe ibyo nabizi neza nanjye ntabwo najya kuvuga ibintu nazi izo boro ntabwo nzizi ariko urabizi neza ko ibyo bintu bikunda kubaho bibaho of course wabivuga iki nko ku bantu bashaka barangiza cyangwa se umugabo wawe akenshi na kenshi uzanye muri umuntu kuki bakunda guhita baryamana biterwa n'iki aba ari umugabo w'umuhehesi cyangwa se yaba ari umugabo udashobotse byatewe n'iki ariko nese n'abantu benshi cyane baba tubizi neza ko bananyurwa ariko byagera bikagenda ukunguka oya umugabo udashobotse umugabo we ntabwo aba ashobotse ari umuhehesi umuhehesi gute
aba nyine ntabwo yenda ari byo butuzuza yenda mu rugo we, cyangwa se hari nk'ukuntu umugore aba ava mu kazi akaza akayananiwe agahita yiryamira, umugore ntasasira umugabo, umugore ntazi gushyira ibiryo muri salo, umugore ntazi gutegura iki. hari igihe yaba ari umugore udashobotse, egera hano. hari n'igihe sibyo yaba ari n'umugabo udashobotse. so iyo bigenze gutyo rero habaho kureba umuntu udashobotse hagati muri mwebwe. so kandi nyine niyo bibayeho ntabwo wahita uvuga ngo utaye famiye kubera ko umuryango ari ikintu gikomeye. Ariko akenshi na kenshi nk'ingo nyinshi cyane zikunda gusenyuka iyo habaye ibintu byo gucana inyuma. Kenshi na kenshi abantu kenshi ibyo bintu kenshi icyo kintu cya mbere gihita kivuga ati abantu baratandukanye. uvuga yenda nk'umugabo waguciye inyuma, so wahita ufata iya mbere ukavuga ati njye ntabwo tukibanye turatandukanye, cyangwa wagumye ugapushinga ukavuga ati reka ngumye ndwane. so nyine urabanza ugaposhinga, yenda wabona nta mpinduka biri gutanga ukavuga ati kubera ko ufite famiye harigemo mufitanye nk'abana, urumva ukavuga ati mu gihe mukomeje muri izo ntambara zanyu hagati aho n'abana babigiramo ibibazo, ukavuga ati reka nite ku bana banjye, ubwo umugabo nawe niba ari cyo muhisemo nyine gukomezanya n'abandi batoto bakiri bato rwahete. none se wemera ko umugabo yakubita umugabo ukabana yagira gute? yakubita yenda baragisiga yenda aciyemo rimwe abana yarakaye bro. oya yenda ukuntu umugabo yenda muvuga mu rugo gatazamura ko ndina kwereka ko ari umugabo mu rugo agenda gataba ngo mwakacamo n'agashi ashaka kugukubita, sibyo? nta muntu udakora ikosa, ahubwo ikosa ribaho ni ukudakosora amakosa yawe. oya yenda bibayeho rimwe arabikosoye, ibyo bibaho. wowe wakomera ko wakubitwa uri muri rwa site oya nyine wakemera ko ibyo bibaho. ibyo bibaho si n'amahitamo yawe kwanza, ntabwo wabihisemo ko bibaho, ahubwo ngo igihe bibayeho kubyihanganira, nshaka kubyihangana ariko yahinduka nyine bikarangira. ariko akenshi na kenshi ubona abagabo ubona abagabo aribo batera iya mbere mu kubabaza abagore, cyangwa ubona abagore aribo batera iya mbere? bose si shyashya, bose si shyashya. none wavuga iki ku bagore yenda avuga ati mukoze ibintu byose yabikoze mu rugo, ugasanga nyine ukabona ari mu rugo ariko ubundi ukabona ntari mu rugo, jiwe ni kuri phone ari kwirebera za filime z'amadrama music, wavuga iki? hari igihe nyine n'umugabo we yarabimenyereye ko umugore we hobbies ziwe na phone irimo ibiki n'ibiki, ariko nyine ntabwo biba bikwiye ko. wowe wemera ko umugore yemerewe kureba muri WhatsApp y'umugabo? oya. wowe wemera ko umugabo yareba muri WhatsApp yawe y'umugore? oya, ibyo ni amahoro. kubera iki kandi bavuga ko mwamaze kuvanga? abantu bose muziranye ntabwo ari ko ari inshuti zawe. oya ndi kuvuga iyo umuntu mumaze gushakana kenshi na kenshi ibintu uko muba mumeze nk'abasheri biba byaramaze gutandukana, muba mumaze kuba umwe byanze bikunda binarenze gutandukana uko barutashye. reka ntabwo gushaka bikora abakrash, hari igihe ufite abakrash birirwa bakwandikira ariko utanabakunda, ariko kujya utuma bakwandikira rero. oya ese nimero yawe niba bari bayifite before ya mariage, nimero yawe nibabona ushingiye bazayisaba ushaka kuyigumana, cyangwa se abo mukorana mu kazi kawe gusa, ariko ikintu kiriho kitari cyiza ni ukureba muri phone ya mugenzi wawe. ushatse ugasanga gise wawe muturanye muri urugo ku rundi, nyine aba ari hanze aho ngaho, aba ari hanze nta kintu. wemera ko wagumye ugatunga nimero za X, cyangwa iyo mumaze gutandukana n'umuntu mu buvu nyine biba bitandukanye nta nubwo kimwibuka izina rye? ntabwo izina rye waryibagirwa, ariko uba ugomba kugerageza ukamwikuramo ugatangira ubuzima bushyashya. iyo umuntu avuze ijambo ubukene busobanura iki? iyo umuntu asobanuye umuntu yavuze ijambo ubuzene meaning ubukene, wowe wumva iki? ubukene bwa mbere ni ukuba utanyuzwe n'ubuzima ubayemo. oya ubukene kuko hari n'ubu ari umukire ariko n'ubundi ntanyure yarayifa ari. ubu nawe ufite ubukene bwo mu mutima. ndi kuvuga ubukene atari ubukene bwo mu mutima, cyangwa se ubukene bw'igiceri. ubusobanura ute? ni cyo kintu gituma nyine ukavuga ati ubukene, umuntu avuze ubukene wumva iki? ubukene ni uko umuntu atabona ibintu byo kurya bimuhagije. buriya ikintu cya mbere kibangama ni inzara, urumva? umuntu wa mbere ukennye ni umuntu ubura ibyo kurya, nibwo bukene njye bwa mbere. mbese ubukene butuma uhura n'abantu ugira connection kubera ufite ubukene? ninde wavugira connection ukennye bana? mbese zimwe nimo nkubwira ntabwo connection wayibona ko ukennye, ariko nyine ushaka kuyigira ariko ukayigirana nyine n'abantu mwenda kuba mumeze gutya. none ubaka akanya wagudishije mu rugo rukiza ariko rudafite amahoro, n'urugo rukennye rufite amahoro, wahitamo iki? urugo rukennye nubwo nyine atari rwo guhumurizanya, ariko urugo rukennye amahoro aba arimo nayo.
aba ari makeya nyine oya yenda ndikuvuga abantu bakeneye ariko muri bwa bukene bwabo apfa kunshyiraho nyeze nka agukubita ariko agukubita inyama oya ukurira ku igare bavuga ntibapfa kurira muri benzi ikagira inzira. Umugabo ukurusha imyaka 10 yagushaka shafowe cyane ukamujyana iwanyu ukicara cyane mani n'ibicumi biri byinshi afite yenda 50 oya ushaka afite 50 reka tuvuge 50 nuvuge yenda ushaka ufite 20 agasanga yenda afite 50 ni myinshi oya atarigeze ashaka nujya kuba yenda ngo ataruka n'urwego rwa munani atarigeze ashaka akaza nkakora tukota meze afite imvi ari supre cyangwa rwose yambara nk'abajeni aperetse benzi yariya yuzuruka yitaritse hariya rwose ubu ukivuga ati ngiye mfite ikibazo cy'igiceri atavuga ati dere wewe mbwira fata sheke kiriya amafaranga ushaka afite 50 rwose ukavuga ati tumukujya mu rugo saga mu kigero kimwe n'umusaza wakihangana nawe erega ibintu byose nuzashyira mu mura ujye ufite umenya ko ibintu byose babyishobora mukakora ubukwe rwose ukamujyana iwanyu ukahura n'abafriend bawe waba uri proud ye cyangwa waba uri kuri iki gice cyangwa mama mufite target yo kumuvuga ati ejo n'ejo ndarapfa ari gihe kamunamutanga we nyine ubwo uba uvuze ati ko hari igihe nyine iyo ugiye gukora amahitamo ubwo nyine abantu bo muri renji yawe uba warabamenye ukavuga ati bariya n'ubundi nifo reka n'ubundi ngende niyicarire nirire ku biceri n'umugabo nawe namisha kuko abakobwa benshi bakunda kugira amatariki uvuga ngo umuntu ufite imyaka 50 ngo nyine abasobanukiwe ubuzima nawe wishyiramo akazi ko gupfa vuba no gupfa nyine abamwihutiye ntabwo bamutindiye ariko nanone ntabwo bakifuza ko umugabo wapfa ahubwo wenda uhita uvuga ati ntabwo nyine akunda ambiyanse ni umuntu nyine niba mugiye gukora famiye uri private ubuzima bwe buri na private ntabwo nyine ari wa muntu ukigurukana n'ibigezweho ariko abashatse wundi ugurukana n'ibigezweho bigenda bitavuga kugira ngo ubuzima bwawe n'ubuzima bwe kuko ubuzima bwe butandukanye n'ubuzima bwawe ubuzima bwawe bari bya bindi byo kuguruka ukiri mu ngurutse kandi wari pose hari igihe uba uvuga ati iby'ingurutse nanjye ndabishyira hasi kubera ko ari ibyiceri gikubise haroroha nyine bitumira gucika ari muri sara bacuranga imara kandi warashaka cyane akakujyana ahantu hari romantique hatuje nyine biri classic ukabyemera kubera ko ntawe ukishimira ko abana bawe bazamuri kumwe akavuga ati uyu ni sogokuru ugahita utanyuka ati oya ni papa kubera ko bahorana ntabwo oya ariko nyine musohotse akavuga ati oya ubwo ndabona umwana ari kumwe na sogokuru ukavuga ati umwana ndabona abana bari kumwe na sogokuru uwo ni tonto wawe ukavuga ati oya nubwo wanjye mbese nuko iki abakobwa muri iyi minsi aribyo abenshi n'abenshi ari mbona bakora ubukwe kenshi na kenshi no gutinya ubukene kubera iki mudatera iyambere murakennye niyo mpamvu nese muri make bwemera ko umusore ukennye wapa ibintu byo gutereta byo nabyo nabanza ko ari igiceri ibindi ubundi nabanze ashake ahazaza kuko n'ubundi iyo umeze neza ntabwo waba uri umukobwa ikibazo hari igihe wanga umuntu ubona future arimo cyangwa se aka kanya ubuzima arimo ako ntabwo uzi future yiwe hari igihe ejo n'ejo bundi kabima cyangwa kanaho kakagwira kandi kazakagwa ariko kandi umukobwa ni wasaza vuba none se ko nari imana ngo nzahazaza hawe gutega gutega hazaza ariko uba wamuteze hazaza umuhungu araza akagutereta ukamureka ukuntu ahagaze ukabona ahagaze akabasha we rwose sinzi ikira igende nyine hari umuntu ushobora kureba ukavuga ati ahazaza bimeze neza sibyo ariko n'umuntu rero ukavuga ati ahazaza hawe bitewe nawe ukuntu witwara oya nese n'abantu mwari muziranye uziyena nka cike mwiganye school uvuga ati iki nicyo kibwa cya mbere tuzi none umugore ejo mukazawe ejo bundi cyangwa mukamwarahuye ukavuga ati none bibaho ubu mutane no kuvuga ati ngiye mwajya no kuri date bibaho bibaho cyane none kubera iki akenshi na kenshi mwege muhita mubona umuntu mukamubona muri iyo sura ukavuga ati ni nayo sura ye zari ndapfa mizuko kubera ko tuba tutazaza hazaza h'umuntu none se ko ntawe tuzi ariko uba ugomba kuvuga ati yenda watera iri ngiri ntabwo uziri zaza ntabwo wajya kubona ibyuzuye urajya guhangana n'ibituzuye ubwo nyine aho ngaho uhita uvuga ati urarikuye hano ufite agacarenje gato mbere yuko tujya gusoza hari nkubajije ngo ayenda hari ikibazo ufite ati ikintu gifite amaboko kikagira amaguru ariko kikanga kikagendesha umutwe ni iki gifite amaboko ni igikoresho gifite amaboko kikagira n'amaguru ariko iyo kigiye kugenda kigendesha umutwe kigendesha umutwe ni igisimba se oya ni igikoresho gifite amaboko n'amaguru ariko kigiye kugenda nyine iyo bajya kugendesha cyangwa se kigiye kugenda umwana nk'ukopejo kigendesha umutwe igikoresho mwana we ntabwo nakimenya ingorofani ubona igenda ute
Mbese ipine ni umutwe mani? none se ubona ipine atari umutwe gute? Amaboko se ari he? Amaboko iyo ufashe ufata iki? Nawe rero aho hantu ushyizemo ubwenge bwinshi ntabwo ari bwiza. Gute? Noneho akandi kantu ufiteho gatoya ni ikihe kintu giba gifite amazi ariko gihora gicuramye ariko kandi nta n'umufuniko kigira? Ni robine bani, ni robine. Kandi oya amazi barafunguye ari kiracuramye kandi nta mufuniko kigira kandi ni igisheke, ni igisheke. kandi igisheke kiba gifunze, si igisheke cyagira gute? Icyo kintu kiba gifunze. Wala kiba gifunze, kiba kiri ready ako kanya. Ntabwo nyizi, ntabwo wagerageza se? Ntabwo wagerageza? No. Okay, nta kibazo kandi murakoze cyane ko dukora ikiganiro aho nkundisha abantu urasa neza gusa uteye neza byataye. Kubera iki mbere ko kubaza gatukuti udakunda makeup? Ntabwo nzi kuzisiga nicyo kibazo. Ntabwo nzi kuzitera. Ntabwo urazitera n'umunsi n'umwe se? Naziteye rimwe. Ngaho hindukiraho gadutera. Ibintu byiza wewe. Kubera iki? Akuteye neza mani. So urakoze cyane. Appreciate. So nta kibazo ubwo nawe anytime tuzahuza. Merci beaucoup. Nice.